muraho neza bantu banjye beza ni magnifique umukobwa wanyu maze kumenyera nza hano tuje kubyina. Iyo tutaje kubyina biba ari ibintu bya money. Murabizi amafaranga ni meza, amafaranga atuma ibintu byose bimera neza, ibintu byose bigenda neza. So uyu munsi rero nifuje kubaganiriza. Hari abantu njye numva ugasanga baravuga ngo kugira ngo utangire business mu Rwanda ngo byibuze ugomba kuba ufite ngo miliyoni 5 ngo kuzamura. Ibyo bintu ntago ari byo. Amafaranga yose waba ufite mu gihe uzi kumanaginga neza ifaranga ryawe wayakoresha ikintu kandi kikakubyarira inyungu. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ese niki turebere hamwe, ese niki amafaranga hagati wenda guhera ku 100,000 kugeza kuri miliyoni, niki nakora kugira ngo amafaranga yanjye yunguka, kugira ngo ngire business growing. Ayo mafaranga hagati y'ibihumbi guhera ku 100,000 kugeza kuri miliyoni, ese aya mafaranga nayashora mu ki? Ese niki nakora, nihe business nakora ikangirira umumaro ika growing? Nibyo tujye kuganira rero uyu munsi, ntimujye kure. Love you guys. Welcome back my people. So tugiye kurebera hamwe business 5 ugomba gukora zikaba zakubyarira inyungu. Ntugasuzugura amafaranga nshuti yanjye, ntuzasuzugure ngo ufite amafaranga make yango ntago yangana yatangiza business. Kirazira tangiza amafaranga makeya ufite, ugenda uzamuka gahoro. So twagiye kuri business ya mbere, nta kubatindira ibintu nuko byihutisha bikava mu nzira. So business ya mbere rero, tangira ugurishe imboga n'imbuto. Hari abantu benshi mumurikiye hano usanga mwibera mu rugo ukavuga ngo narize, nararangije, nabuze akazi. Nshuti yanjye, na entrepreneurship wize, na economics wize koko kwicara ukumva wabuze ikintu ukora. Kandi abenshi usanga mu rugo waba bafite nk'ubutaka, niyo butaba bunini wabukoresha. Ntabwo wabwira umubyeyi wawe ati papa mama mfasha umpeho nk'izi metero zingana gutya z'ubutaka nihingiremo ibintu by'imboga n'imbuto. Ukajya ukora akazi ukazivomerera, cyangwa se ukareba n'umuntu ubigufasha. Ntabwo ari ibintu byatwara amafaranga menshi, budget ntabwo yaba ndende. Hanyuma ugatangira ugahinga imboga n'imbuto, then ukajya ujya ku bigo by'amashuri ukabasaba isoko, ukajya ubashyira imboga, ukajya ubashyira imbuto. Iyo ni business ideas ya mbere. Aho hantu haba hari amahirwe, haba hari, ntabwo bigusaba gushora ibintu byinshi. Ushobora no kubitangiza 100,000 gusa, sibyo? Indi business ya kabiri rero, ariko ubwo ngubwo ku bantu badafite ubutaka wenda guhinga, ushobora no kuvuga ngo njyewe nzajya njya kurangura. Ukagenda ahantu ku mazi baba bahinze imbuto, ukajya ureba abantu urangurira, hanyuma wowe ugashaka amasoko ahantu hagiye hatandukanye, sibyo? Ndaguha igitekerezo, nawe ubitekerezeho ushake n'ibindi, sibyo? Hanyuma icya kabiri ni ukorora. Ushobora korora inkoko, ushobora korora inkwavu, ushobora korora hagati y'100,000 na miliyoni, sibyo? Niyo waba ufite 100,000 gusa, cyangwa se ufite 300,000 cyangwa 400,000 bitewe, ushobora korora inkoko ugatangira ukajya ugemurira amasoko, ukajya ujya mu isoko ugashora, cyangwa se ukagemurira n'ibigo bigiye bitandukanye, sibyo? Business ya gatatu rero ushobora gutangiza amafaranga hagati y'100,000 na miliyoni ni ugukora inzara. Gukora inzara ni business nziza cyane. Murabizi ko ni inzara zirahenda, inzara ziraduhenda. Gerageza nimba wararangije secondaire, ubwira umubyeyi wawe cyangwa se undi muntu ugufite mu nshingano ati mbabarira, guhera uyu munsi mbabarira unyishyurire nige gukora inzara. Ntakubeshye, ukwezi kumwe uzaba wamaze kubimenya. Hanyuma ku bihumbi 300 gusa, 300 wahita utangira business yawe
yo guhita utangira gukora inzara, ukagura udukoresho tugufasha mu gukora inzara. Hanyuma ushobora no kuba mu gihe utarabona wenda amafaranga menshi yo kuba wakodesha ahantu, ushobora gutangira ukajya ubipostinga, ukajya upostinga gukora inzara. Washaka ukashaka ahantu mu rugo hameze neza ukahakora nk'ahantu ho gukorera. It's okay, ni haso. Ntawe uzakubwira ngo ahantu ukorera ni hehe. Tangira uhasoringe, ushaka amafaranga bubi na bwiza. Iyo business nuyitangira bizagenda bizamuka, ushiduka noneho wabonye n'ubushobozi bwo gukorera ahantu heza hameze neza cyane. So business ya kane rero ni ukugura ubutaka usubiza. Abantu benshi muba muzi ko kugura ubutaka ari ibintu birenze. Kugura ubutaka ngo nzagombera ngo kuba mfite ngo miliyoni 100 ngo miliyoni ngo 20 kugira ngo mbone ubutaka. No. Iki kigofero ko mbona ntago ari ngombwa kugira ngo ubone miliyoni 20 kugira ngo utangire kugura ubutaka. Hari ahantu henshi haba hahendutse, ariko umuntu ugasanga mu myumvire ye yishyizemo ibintu ngo nintabona miliyoni 5 ntabwo nzagura ubutaka. Really? Tangira wigira ahantu ubona atari mu cyaro cyane, ubona hari iterambere, ufatirane hantu ubaza amakuru uvuga ati se aha hantu wumva hafite gahunda yo kuba haza nk'umuriro n'ibiki bikorwa remezo. ubaza amakuru, hakigura make, ugenda wigurira 500 yawe, 500 agura ubutaka, 300 agura ubutaka, 800 agura ubutaka, miliyoni igura ubutaka. Hanyuma ubwo butaka n'ubugura ndakubwiye nyuma y'umwaka amafaranga wabuguze bazagukubira 2 cyangwa se 3. Hanyuma utekereze nuramuka uhagurishije uzakwita ugura ahandi cyangwa se ukore n'indi business y'inzozi zawe wari ufite. Kubera ko kubika amafaranga, none se ubu amafaranga 500 urayabonye, uravuze ati ayo mafaranga 500 nta kintu cyavamo, urayariye, nta nubwo yamara ukwezi. Ariko ugiye ugashora mu butaka kwigurira, uko ibihe biza bwa butaka bwawe bugenda bwongera agaciro, sibyo? So gushora mu butaka ni ibintu byiza cyane. Ubutaka wabushoramo kandi bukagufasha kuzakora na business yawe y'inzozi zawe wari warananiwe gukora kubera ko igishoro cyawe ari gitoya. Turi kumwe? So indi business ya 5 ushobora gukora ku gishoro gito ni uguhahira abantu. Hano hanze hari abantu bafite amafaranga ariko badafite umwanya wo kujya guhaha, sibyo? Tangira umenyane n'abantu b'umumaro. Ubabaze, wimenyane n'abantu ngo umuntu wese nimba mumenyanye mushakaho ikintu nyine, mushakaho impamvu yo kumubyaza umusaruro, kuko abantu nibwo butunzi bwa mbere, sibyo? Ati ndabona nta mwanya mufite, ese mwamfasha nkajya mbahahira? Ukajya mu isoko ukabahahira. Ibyo bintu birimo igishoro kingana iki mw'abantu? Kirimo igishoro kingana gute? Transport gusa uzakoresha, kandi urumva uzaba uhahira abantu nabo baguhemba. Hari abantu bari busy bakeneye umuntu ubahahira. Nukuri niwumva rwose ufite iyo courage yo gukora gutyo, uzambwire nkuhuze n'umuntu rwose, mbahuze n'abantu muzajya muhahira mukabakorera stock, sibyo? Hanyuma bakabahemba. Indi business ya 5 abantu batazi, nshuti yanjye, fungura YouTube channel utangire ukorera amafaranga. Ntabwo bigoye, ntabwo bihenze, ntabwo bigize. Telefone yawe, computer yawe, niyo computer utabifite ushobora gukoresha telefone yawe ugatangira ugakora ukerekana icyo ushoboye. Nimba hari ibintu ushoboye gukora ukabyerekana, nimba hari ibintu ushoboye kuvuga ukabivuga. Va muri comfort zone, utangire ukore,
ushaka amafaranga wikwita ku bacantege, wikwita ku bacantege kubera ko at the end abo bacantege baguca intege bakubwira ngo hoya 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 ibi ntibishoboka, ntabwo aribo bazaza kukwishyurira bills, sibyo? baho nkawe ubwawe kandi ushaka ikintu cyaguteza imbere utitaye ku bicantege byose, utitaye ku bashaka kukumanura hasi, sibyo? So guys, ndabakunda cyane, mukomeze gukora subscribe hano kuri Magnificat TV show. Ibiganiro byacu nakagaruka kandi dukomeze tubane. Bye, I love you guys.